kuba ndi umubyeyi abana bandirira mu maso. Ubwo reka mugabo nyine ubwo nyine agende yikirire nyine n'ubundi aze tware bino bintu hejuru y'amafaranga 1000. Ese ubundi we ni wanyu bakumariye ikima? Ubu tantu urafashe miliyoni agashyiramo ibyuma Aline mu kanwa mu menyo yiwe naye ubu bivuze yuko atatwishyurira amafaranga yo kugira ngo bajye birirwa batesha umutwe mushiki wanjye. Cyangwa yari nzamubwire biriya byuma bamushyizemo tugende tubigurisha. Mama, ijire amayinite simbizi ngo Isimba asigaye ari mu biki? Sinabyoze. Asigaye acuruza amayinite. Rwose akazi karagenda kameze neza. Yego, amayinite. Isimba. Kuva ryari? Hako se abantu ubu ntibankupkera? Mwankupke? Turakumva turimo. Sawa. Sibwo nyize? Isi yacu igenda ihinduka, biradusaba gusirimuka, nanjye nkasirimuka. Sirimuka, 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 sirimuka. Sirimuka. Yes, boss. Mwiriwe neza. Ya dose mwansabye kuri cya kirego. Ya ndayohereje. Okay, sir. Ya nayishize kuri email yawe. Okay. Yes, sir. Thank you, sir. Nabyo ndabikurikira nta kibazo. Okay, yeah. Yes, sir. Yes, sir. Okay, reka nacyo ngikoreho uko biri kose nacyo kigomba kurangira. Kuva mari ariho ndi bizarangira. Okay, sir. Kandi bashimye no kumeza kungirira ikizere. Thank you, sir. Yes. Yes. Oui. Sirimu. Yego muhi. Ase ko numva radiri kuvugira mu mufuka bundi imeze bi. Hari ibibazo ndimo. Ase waje usenya ibintu bashije kwikorera ubundi we. Umva. Rega nagiye mu marushanwa muhi. Aye marushanwa. Amarushanwa yo kuririmba. Wagiye mu ku kagari? Nje mfite impano. Hanyumvira ko nayo nuba wasi. Kuri Frida FM mwana nababwiye yuko mfite impano yo kuvuza umwirongi no kuririmba. Akubona ibyo ngibyo bizagutunga ubundi bwangu. We ibyawe bizagutunga. Ujya mu marushanwa sharika n'ishiri. Kagenda bukwiriraho wanzererezi. Tuzahura ngaruka sha. SMS ngo hayo urayibonye. Imana ikongerere, Imana isubize ahantu ukuye. Imana yanjye ntabwo zo kubona Imana iko ntago mbizi ibintu nakubwira ni byinshi gusa urakoze cyane wumve ko hari ikintu kinini cyane ukoze ku buzima bwanjye. Oya humuraga n'ibindi bizaza.
sinkubeshye nubwo nakomeza kuba ndi ku kazi kuko niho narindi igiye kujya kubibwira mama wawe. Kando yakora. Kora akazi please. Kora akazi ndakwingize. Unase ubwo amafaranga nkoreje agiye gutuma uva mu kazi. Oya pe ntabwo nakomeza gukora. Ngiye kwita nawe. Anyway. Ubwo niko bishaka. Urakoze. Irangegera kanita baga telefone kanje. Allo. Ni Sirimuka. Yego. Ni kuri 3D FM. Nabumvise. Natsinze. Yes. Ndapfuye. Ibi bintu. Oya. Igikongoro nge ndamucitse. Reka nari ntwaye inkwi ziwe. Ndaje mbahamagare. Hoya. Buretse mbahamagare maze gutwara inkwi ziwe. Reka nzi. Telefone yanjye we. Izi nkwi za Gikongoro nibyanga aranyica sha. Yego mumbwire. Ngwino nkwereke. Habaye igisaka. Mado. Ndeba. Ntumbwire amafaranga yose. Sinabikubwiye ukavuga ngo aho nguri Avuye he? Kigali. Urumva ari ndi yamaye. Mbwira Simuzi. Oya Yego. Aho mbwira tugiye kuba bakire. Muri se amafaranga uramwana w'umuhungu yakuye. Yayabona. Atayabona igabaye umuntu w'umugabo uzimubonye. Nandwa wakumirwe yarakuze. None umwana mwiza ntago ari ingegera. Ubundi iyaza ko ari undi muntu nandwa yari kuyohereza. Sibyo? Reka nkubwize uko. Cyandishimye. Arantangaje ka cyo ko. Mama ngiye kurangura. Amafaranga yose we. None ngiye kugurangura. 100 byose. Arabirekuye. Mure yamaye se. Igikongoro rero yamaye. Oya ntari. Ni 3D FM. Nari mbiye gutasha inkwi za Gikongoro. None ubwo ndabigenza. Murema 200,000. None ndeka kwiko. Nari mfite inkwi za Gikongoro ndone ndazimugezaho. Sawa. Ibi bigoryi na ubundi ndirirwa ngewe nirukanshwa n'ibikinatsindi 200,000 bimuye kuri telefone. Gikongoro tuzahurira i Kigali. Umva. Nukuri k'Imana. Ahantu hanjye hose ahubwo ndaza no kubwira uriya mukobwa twegeranye areke ngema kuri. Sibyo ma? Umva mukuri reka mubwire. Genda ukuri yo bwabaga maze ubundi turi ko hari icyo twaheruka. Ayo mafaranga ni menshi arakubera igishoro cy'ubuzima bwawe bwose. Maze mubwire. Ungira inama ngende mbwira uriya mukobwa ko n'ubundi aza gukora rimwe na rimwe mbamurebera. Areke arabyemera. Areke ngewe byibura muhe 5,000 wahave ngewe masigare noneho hose njye amacuruza. Utangira kuyakora musuye ubwo ngubwo uzakoresha iki? Nyine na ndakoresha uko nshoboye ku buryo nzaranguza make yandi nkayenda nyongera mu gake 5,000 bivuyeho. Gusa iyo bivuyeho igishoro kiba kirangiye. Koma kuri isi ntago ariho abantu b'ingegera. Ni inshuti nziza. Ndamwemeye. Sibyo? Ndamwemeye n'ukuri. Uzi ukuntu yanyohereje akamamagara nkambwiye ntago nakomeza kwicara najye kure mama wawe. Turajye musenga ndi gusoma igitabo cy'indirimbo. None ni Imana iransubije. Ariko Imana igira neza. Yesu. Reka nkubwire. Uratangaje. Reka nkubwire. 100,000. Ntabwo ndashaka kuzajya mfata amafaranga. Adore rebe n'amazina nayo. Ari babatubuze. Oya reba n'amazina muzi. Ngo mbaze nkubwire ndashaka kuzajya nguha amafaranga ukamera nkaho wowe uri ikimina. Sibyo? Ubundi ukajya uyama ku kwezi. Hagena nyakubikira. Sibyo? Aho karo niko. Ako nagatekereza ari ku mana. Reka nsubire gucuruza. Sibyo? Cyo cyakinze. Amafaranga yakwene. Ibyo ntangiye byo kuvuga ngo akira telefone yanjye nyiguhe wigumane. Yigumane. Yewe ngaho genda. Yo Imana ikomeze gutabara mwana wanjye. Iguhe nandi. Amina. Zibini bibaye. Ibiki nawe uri kunyicisha amashyi. Mana buretse. Iyo mana dusengira komeye. Suba. Imana. Umva mama ari he? Ndabizi. Ma!
yarari mu gikari. uzi ibintu bibaye Nibiki se mbwira? nabonye amafaranga Ngo ngwiki? Ma, uri hehe? Wabonye amafaranga uyakuye he? nayabonye ndabiko Uyakuye he? mu muziki Mu muziki? yego Ma, uri kubeshya Sirimu. Siri uri kubeshya. Allô? Yes, ça va. Ni sawa. Ako niko mumeze nk'umuntu kurya. Oya. Irindazi. Anyway. Kuna nigeze handi se ukorera gahunda kubona. Reka nsohoke nkurebe ko ndi hafi yawo. Mubwire se ngari ndabone kwiyicisha amatsiko. nabonye amafaranga Ese uri kwigira bimubwire neza. Mumbwireza muri. ejo bundi cyagiye nahamagaye kuri radiyo mbabwira yuko mfite impano ndaririmba uzi za nkwi za gikongoro ndajugunye hasi ngwino nguyinkura reka twicare Buretse biratinda zana nirebera ariko. Se watweretse we kubera icyo ushaka. mweretse ariko nkabanza nkabaganiriza Ushaka ko twicara. narahamagaye kuri radiyo ndangije ndababwira ngo mfite impano none impano yanjye yatsinze mwana Angahe? ngahe 200,000 Biki? tubyina iyo mana Sengira. tabaye N'Imana itabura guseruka. ma reka manze mbikwereka reka manze Mwana urakoze Reba pe do. Mana. ma Sirimu urahita wishyura mo. buretse Nayabonye. reba ma reba Nayabonye. Umva kubwira ikintu baza kunkora mwana wanjye. Reba hano. Okay, yeah. Ndi kukubona. Ubanza wishyura 100,000 bya mugabo. Mana we tubare buramo. ayo turemo Tuvuye buruka ku musozi. urakoze Mana yanjye. yego Mwana wanjye urakoze. yesu yego Hanyuma ibindi 100,000 bisigaye. Ntabwo mbizi. Uyawira kibondo. Imana isubiriza igihe. Ubu gogo munyijije uriya mugabo. none se ma ubu asigaye turakoresha iki Reka nkubwire ikintu wanyemere mwana wanjye. Warambwiye ngo nibona amafaranga uzagura utundi dutungo, ubwo nyine nagura utundi dutungo ushyiremo hariya. None se kuraka. Buriya ni inkwavu zirororoka. Dushobora korora isumbi. none se ma kubera icyo uri gutesha agaciro umuziki wanjye kandi uzi ko umuziki wanjye ari uri kuzana amafaranga ukaba uri no gutesha utanatekereza yuko nzajya no kureba produce ndashaka nyine dukora ibyo bintu nsagura nzajyana i Kigali kureba produce None se ubikoze ukagura ayo matungo. Reka nkubwire. oya iki Reka nyine ngiye mbabwira direct. wenda mugabo we turamwishyura sibyo ratari mugabo turamwishyura wenda tugura n'utundi dutungo wenda tw'ibihumbi nka 50 inkwavu nanjye basi asigara mureke nyajyane mu muziki Umva nkubwire umushinga. Tuguze nk'ihene mu mezi 5 ntabwo zazungutse. Zimaye tugira 100,000 Nese kuraka Sirimu. Mare buri kumuraba. None uko dushaka n'ubundi amafaranga amafaranga se sayiwe rata Sirimu. Amafaranga nayawe ukora ibyo ushaka. Sibyo mwe no twigendera. Ngeze hari ukorera ndavuga ati kudahari hari abandi. Karanu njye ntabwo nyakorera. Sure.
nsigaye nkorera hano. Oya se. First that's by the way. Asante. Hariya niho habaye iwanjye, hariya nyine uramukaga n'ubundi nawe yarahari imbere yaramfashije arahasigara. Amafaranga wamaye nyine yakoze ikintu gikomeye cyane. Warakoze. Ubu nabaye mu boss ntabyo kwirirwa nicaye hasi. Utambwira ko amafaranga naguhaye. Ariyo yakoze. Ariyo yakoze binose? Nifite udufaranga dukeya pe duke. Akayo wamaye niyo yakoze ikintu kinini ndayafatanya nyine nshinga akabotike. Reka nkubwize ukuri. Ubu ngiye murambikubwira. Ubwenge bwawe. Bo ntabwo ari ugusuzugura akazi wakoraga ariko ubwenge ufite. Ntabwo bwari ubwo. Reka rero mwemere ikindi kintu. Niba nshobora kuguha amafaranga 100,000 ukongerana ukabyaza umusaruro ugakora boutique nk'ingiyi. Why? If I give you like 5M. No, naita nubaka etage. Simbizi ibyo nakora byawe bikomeye cyane kuri ndo. Noneho rero igo umushinga. Kandi ubu nabigusabye bushize, nabwo ategura umushinga muzima, ategura umushinga nibuze waba uri hejuru nka miliyoni 5 cyangwa se 10 by the way. You know, I can do everything you want seriously. Nzagerageza kubukora. Dusangire. None mukanya hamwe muri kugira indazi. Ndi kuri irya indazi nagiye kurimara. Isimbwira kusigaye uzahana cyane. Mbo. Ngira ngo urabizi ko nabikubwiye nkorera leta police ariko mu minsi barangije ku deploying naha niho gukorera inama. None muri wa mudugudu niho warugiye. Reka da mfite budugudu w'amahoro mfite hani wanyu mfite hose bone ngewe hafite. Kumana ndamana cyane. Ahubwo uzi kugira ngo banyoreze na nanditse lettre iviyane kagira hasi. Ndi gusaba everyday mwambabare mukamfasha kandi nge mwereza hari kugira ngo ngerageze ngabukona kwegerana nawe. Happy wimbe cyo nago ruskomba hano. So Hakumana we sinsinze bamuhire nibansuzuguye ka abantu bose tuziranye reka mbahimbira indirimbo bita icara wiga sha igitero cya mbere nyembe gutera reka mfate umwirongi uramfasha buretse akantu ko kangoye reka nkaririmbira yivuga iri shuri riragora ndabizi rwose nzaritsinda nubwo binsaba ibishoro niwagafata utabizi icyuya one day nanjye nzagafata maze ubundi mvuze ikondera nshimira abasani bafashije tuzamure uretse gatoya muhira aravamo mu basani. Anyway, kana gaciyemo gusa mu kazi banyoreje korena. Yeah. Ariko why? Nta munsi bada reka mbivuga kucyo kugira byumve. Kuki nyereka weya ile no. Kugira ngo nibuze. Yeah. Rero nawe buri gihe duhura ndi mu kazi. Nawe unguri mu kazi gusa tuzabipanga ryari. Noneho ngiye kugusaba service bwa kabiri. Nawe ntabwo uri buhombe. Iduka rimeze neza, boutique. Can you please close the door and then you show me home? I beg you. No, listen, I insist. Nta kibazo oya nagari ngombwa. Reka nyinge tugende ntabwo nubundi ari gutinda mu rugo. Sibyo? Thank you. What about your mom? Umwongera mu rugo. Is she good? Nayiko. Tugende unamusuhuza. Sibyo? That's my girl. Kanyinge. Yesu we ndabona uruguri rwanjye rwarabaye neza nanze kuzajya nzaniye neza ubundi we nza gushyira ikiraro cyanjye hano reka ndebe ikiraro cyanjye cyene ngishyira hano
ntabwo ibintu byari kugenda neza. Kandebe 1 metero 2 ziriya hene zanjye zose zakwiramo. Tubari ihene imwe izaza hano, iya kabiri izangaha, ninshaka iya gatatu izajya he? Ubundi bino bitindigasa n'indi wabizanya. Ubu nindamuka noroye inka byo bizagenda gute? Nabyo ni ikibazo. Ako Simba kwivugisha ibicyo. Ndakuyamye muhire. Ugomba kuma muhire ndakuyamye pu. Kagende bukwirireho. Yagwere. Wandetse kunkura. Ako se waretse ubundi waretse. Waretse kunkura. Ako atsinye amafumba bagana. Ako atsinye muhire. Ndakwica muhire. Muhire ndakwica wangegera. Ako Simba n'ibintu utangiye kuza. Utangiye kuza kunyonone. Rese ntabwo uri kwahira ubwatsi. Ubu ntabwo ari ubwatsi bwawe. Uramwibuka se? Ndabona abaye igisore. Ninde? Songopa. Mose. Kumbura se. Meruka ndi umwana turakura. Kera cyane. Nikani. Ntakoze cyane. Ndambwira amakuru ya so. Buretse gato. Ninde kubiye kuza guhinga hano? Ako sugi ibihumbi. Uzi ko hano nje kuragira amatungo yanjye. Hari ihene yanjye izajya ha, Akumurika mu bwazi. izaza ha, hari n'ingarego izajya hari. None utangiye kuza kumbangamira hejuru ya buriya bukwavu bwawe. Vano nahita nkurangiriza hano cyangwa nkwica ubibone. Genda wongera. Nibyo utangiye kuzanya nyitura. Genda. Nibyo utangiye kuzanya. Ngaruka ntwara ubwatsi bwanjye. Genda wanyimye amafaranga njyana muri studio none uje kunyononera. Nuko wanyumbi 200 se. Nayo yawe se. Naga ari njye watsindi. Uzatsindira irukanga twari ibyawe. Nkubona ugende, nkubona garuka utwara ibya. Giwaresha nanjye nzagurisha inkwavu. Uzabigurisha cyangwa ubyihorere wansererezi. Urandorera umuntu ushaka kunyononera. Ahantu nahateye metero. Ihene yanjye izajya ha, iyi izajya hari n'inka yanjye sha. Uzongera ugaruka hano nzakumena ijisho sha. Ibyo byo kwanyira. Hajye nyoko buja bamwitande. Ngiye gikongoro kwanyimye amafaranga.